ubu bagasigara basiganuza Yego. murabizi ariko wenda musigira mu rugo impano yanyu se muri abasizi bo mu rugo cyangwa hari umuntu muri mwe wari wasiga no ku ruhando wenda rw'ikigo abantu bose bakamumenya? Twebwe dusiga ku mugaragaro ahantu hose abantu batubona. Mbese murazwi muri ibyamamare? Wenda ntituramenyekana hose ariko bake baratuzi ariko atari bake cyane. Ndibaza noneho benshi bari bubamenye kandi batangiye kubamenya mu kiganiro tuganire ku mizi. Ubu noneho isi yose ihise ibamenya mubaye ibyamamare. Nibyo turabasuhuje nshuti bakundwa mudukurikiye ku Isoko Indangamirwa TV. Turagarutse nk'uko twabibasezeranije mu kiganiro tuganire ku mizi. Uyu munsi nabatumiriye cyangwa ngiye kubana n'abana batoya muri iki kiganiro. Reka dutangire batwibwira. Turahera hariya ku ruhande twibwire. Ndirukinga rw'indondo ridakinisha ababisha ndirisenga rusenyera inteko y'ababindi nababari amagara amagambo ageze ndabaga ndi rwamba naresiminyaho rukomeye urugamba rugora abagabo imyambi isese imituku ibisiga bitewe nkaho ubwango simatinya ndabarahiye. Muraho, amazina yanjye nitwa Mwimerimana Shadia. Rakoze cyane. Reka twakire mugenzi wawe wundi nawe atwibwire. Njye ndingaramira ku isa ndi Inyange y'u Rwanda, ni Inyange yitorera amabanga yiterera ku mukenke. Ndi umukobwa ndorohamye icumu ndi intwari iserukira inkoraho naraye nibagororana hamwe icya kirazira. Guma. Muraho, amazina yanjye nitwa Niyomukiza Nadia. Murakoze. Hanyuma Nadia na Shadia muje muturutse he? Twebwe tuje duturutse mu murenge wa Kigembe, akagari ka Rusagara, nk'ibisanzwe dutuye mu karere ka Gisagara. Yego, karere ka Gisagara. Nadia? Turutse mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe, akagari ka Rusagara, umudugudu w'Akajwiga, n'isibo y'ubutwari. Rwose. Hanyuma ndi kwibaza muri abavandimwe? Turi abavandimwe. Muri impanga se? Oya. Turi inkurikirane. Muri inkurikirane. Umukuru ni nde? Umukuru ni njyewe. Ufite imyaka ingahe Shadia? Mfite imyaka 13. 13. Nadia wowe ufite ingahe? Mfite imyaka 12. Muri abanyeshuri birumvikana ndabona musa neza mumeze neza. Shadia wiga ku kihe kigo? Wiga mu wa kangahe? Niga ku kigo cy'amashuri abanza cya Rusagara, narangije umwaka wa 6 muri uyu mwaka. Nadia? Niga ku kigo cy'amashuri abanza cya Rusagara, muri uyu mwaka ngiye kujya mu wa 6. Ugiye kujya mu wa 6. Nibyo koko muri nkurikirane. Hari kugira ngo dutangire ikiganiro neza hari uburyo mwivuze. Ntabwo njye nari ngiteze, numvaga muratangira mwivuga bisanzwe tuzi uburyo abantu bivuga, ariko mwebwe mbere yuko muvuga amazina hari ibindi bintu mukoze. Biriya ni ibiki? Kiriya ni ikimenyetso cy'ubusizi. Nibyo Nadia? Yego. Noneho muri abasizi? Yego. Ubu bagasigara basiganuza? Yego. Murabizi ariko wenda musigira mu rugo impano yanyu se muri abasizi bo mu rugo cyangwa hari umuntu muri mwe wari wasiga no ku ruhando wenda rw'ikigo abantu bose bakamumenya? Twebwe dusiga ku mugaragaro ahantu hose abantu batubona. Mbese murazwi muri ibyamamare? Wenda ntituramenyekana hose ariko bake baratuzi ariko atari bake cyane. Ndibaza noneho benshi bari bubamenye kandi batangiye kubamenya mu kiganiro tuganire ku mizi. Ubu noneho isi yose ihise ibamenya mubaye ibyamamare. Nibyo. Hanyuma ni byiza reka ganire n'umukuru gatoya. Shadia,
ikintu cyo gusiga reka gatoya mugihuza gute n'amasomo wowe wenda by'umwihariko urumva wari uri gutegura n'ibizamini wari wasoje ibizamini by'amashuri abanza ubihuza gute n'amasomo yawe ibintu by'ubusizi n'amasomo n'ubuzima busanzwe? kubera ko Imana atari ikintu gukurura kure, kubivanga n'amasomo ni ikintu cyoroshye cyane. Ugomba gufata, njye nafataga umwanya wanjye nkawugenera amasomo, nkafata n'undi mwanya nkawugenera igihe cyane cy'ubusizi. Ariko si uratsinda, tubwire ugeze mu wa gatandatu ku murongo wanyu ndakeka n'ikizamini uzagitsindira. Ubusanzwe se uri umusizi w'umuhanga no mu masomo cyane. aha Yego nyine sinavuga ngo ndi umuhanga kuko wenda umuhanga bari waguhanze, ariko nyine navuga ko wenda ndi umunyabwenge mu ishuri. uri umunyabwenge mu ishuri, ni ukuvuga ngo iyi myaka 6 yose irangiye wiga Shadia yaranzwe n'iki? Naranzwe n'iki? Ibikorwa byiza mu kigo aho nigaga, ni ibintu byari binzwiho kubera ko sinapfa gusakuza mu ishuri, umwanya naba ndi kuwuta kandi ufite ibyo ngomba gukora. Ku kijyanye se n'amanota? Ku kijyanye n'amanota? Kijyanye n'amanota, gutsinda, ibintu nk'ibyo. Njye rero kugira ngo mbone amanota meza kandi menshi, njye nafataga umwanya wanjye nkawuha amasomo, nkamenya ko ari amasomo, dore ko n'ababyeyi batatuvunisha cyane, nkiga kugira ngo nzabashe kugera ejo hanjye heza. None se uvuze ngo amanota meza, ariko nose ko mwarakaye? Oya, ntabwo twarakaye. Nta musizi uzinga umunye. None uko uvuze amanota meza, nuse ubusanzwe wajya guhuwa kangahe? P6 wabaye wa kangahe? Nabaye wa mbere umwaka wose. Umwaka wose? Mu wa gatanu? Nabaye wa mbere umwaka wose. Naho wabaye wa mbere umwaka wose? Mu wa kane? Naho n'uwa mbere. Mu wa gatatu? Naho n'uwa mbere umwaka wose. Mu wa kabiri? Usibye igihembwe cya mbere nabaye wa kabiri, ahandi hose nabaye wa mbere. Imyaka yose ishize ubu wa mbere. Rwose Nadia mukomere mu mashyi. Hanyuma urumva muvindimwe, igitekerezo cyangwa uburyo mwihuza kugira ngo musige, umwe abanza kujya ku ruhande rwe akaza abwira mugenzi we ati dore mvumbuye umuvugo cyangwa ikivugo cyangwa igisigo, mwicara hamwe mukabyigaho, bigenda bite? Cyangwa se ninde ubundi ibi bintu wabizanye? Ni wewe watagiye gusiga Nadia abiboneraho? Ni wewe warebeye kuri Nadia? Bimeze bite? Nyine ugenda ureba abantu ibyo bakora nawe ukabakurikiza, ariko hagati yanjye na Nadia ninjye yabikuye kuko ninjye watangiye uhimba imivugo, nanjye kuzamuka njyewe nawe mpimba ibisigo. Nawe ahita afatiraho. Nose Nadia ubwo mwarakopeye rero? Ntabwo ari ugukopera, ahubwo ni ukumwigiraho nawe ukumva ko icyo yakora nawe wagikora. Nawe wagikora, ariko urakinoza se? Ndakinoza neza, ukabikora nanjye niko mbikora. None hari amarushanwa se Nadia wari witabira wenda guhangana n'abantu bakomeye uti ahangaha nkoza akantu? Nanjye kubera kumwigiraho Imana yampaye ubuhanga umusizi, nanjye ubu ngubu hari amarushanwa nitabiriye ndatsinda mu karere no mu murenge nari natsinze, nanjye njya ku rwego rw'igihugu, nubwo natabashije kuba narabaye wa mbere, nanjye narahataye uko mbishoboye, nanjye mba uwa 8 mu gihugu. Wabaye uwa 8 mu gihugu? Wari watsinze mu murenge, mu karere watsinda, ujya ku rwego rw'intara uhigika abantu, ujya ku rwego rw'igihugu, uwa 8. Shadia kantu kanya mukomeye mu mashyi kubera uwa mbere, nawe yamukomerere bose. None amasomo yose
ahubwo uba nk'uwa cumi. oya Eh, amasomo nayo nabo mwigiraho naho uko bigenza nanjye niko mbigenza. nawe uba uwa mbere se? Mbu wa mbere njye nkaba n'uwa kabiri nyine uko nguko. Ni ukuvuga ngo nta muntu wahiye uwa gatatu, Oya. ni uwa mbere n'uwa kabiri. Mm. None se ko muzi ubwenge se biza bite kugira ngo mutsinde gutya? Nuko dufata umwanya wo kwiga, ntabwo twirirwa twicaye cyangwa duhagarare, dufata umwanya w'akazi twahise tugafata n'umwanya wo kwiga, Imana ikabidufashamo. N'Imana ikabibafashamo, noneho mwizera Imana. Yego. None se reka wenda mbaze Shadi, hari umuvugo wa kera watangiriyeho uvuga uti niwe muvugo wa mbere navuze, urawibuka? Uwo navuze wari uwo mu bukwe, niwe navuze bwa mbere ariko ndawibuka. Ngo bigiye kutuvugiraho nk'imikarago nk'ibiri gusa twumve. Nawuvuze mu mazina n'itegeka na n'ingenera. Bari bafite ibirori. Ntacyo tubwire, rumva afite amatsiko. Ndi rukinga rw'indondo rudakinishahisha, ndi rusengo rusenyura inteko y'ababindi, nababarira amagara amagambo agezeho ndabaga, ndi rubamba nari sintinya urukomeyeho urugamba rugora abagabo, imyambi isesa imituku ibisiga bitari nkaba, vuga ngo simatinya ndabarahiye. Muri kano kanya ngiye kubagezaho umuvugo ugira uti iyi nkeru ni iyawe. Umva nitegeka mwana wa data na mama, mwari utuje utemba itoto, umwe warinze ubusugi ishenge, iyi nkeru ni iyawe. Umva mwari warezwe neza, ugatozwa gusenga no kwirinda, waririmba tugasusuruka n'ijuru ryose rikagushima, iyi nkeru ni iyawe. Nibutse rya joro umwana wa mama, ubwo wicazaga ababyeyi, utifite ijambo maranye iminsi, naribwiwe na n'ingenero murabizi yuko ankunda, ashaka ko tubana iminsi yose asigaje ku isi. Haciyemo igihe kingana gute uvuze? Haciyemo igihe kingana n'umwaka n'igice. None uracyawibuka? Good. Nade, hari umuvugo se we nawe watangiriyeho wibuka? Uwo muvugo avuze twarawutangiranye twese tuwuvugira hamwe. Mwarawutangiranye mwese muvuga hamwe. Nyuma y'uwo muvugo ubwo nawe nta wundi wawe we wateguye? Twatangiye guhimba umuvugo w'imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza se urayizi? Ndayizi. Tubwire mu mikarago ibiri. Umuvugo, imiyoborere myiza, umusingi w'iterambere. Imiyoborere myiza ntitwayitijwe, twarayitojwe turayitora, dufite intore zirusha intambwe, idutoza ituje idatenebutse, idufitiye byinshi duhaza byose, Kagame Paul perezida wacu, gahora ku isonga indashyikirwa. Imiyoborere myiza reka nyirate, niyo musingi w'iterambere mureba, imihanda igezweho, amashuri yubakwa, indege ziguruka, inganda ziravuka, iyo niyo miyoborere myiza. Okay. Ariko hari ikibazo mufite ko mufata mu mutwe cyane, biterwa n'iki? Nuko tutajya twibagiza ibintu twavuze. Yego. Hanyuma reka ngaruke kuri Shadi, ibizamini byari bimeze bite ukurikije iby'umwaka washize, wumvise abandi bakoze, ibyo wakoze, wabonye byaragenze gute? Ufite icyizere cyo kuhacana umucyo? Nkurikije uko abarezi banyigishije n'ibyo bantoje, nabonye ikizamini kitari kigoye. Nabonye kitari kigoye. Ufite icyizere cyo gutsinda? Icyizere mfite cyo gutsinda tubareye ku manota wenda nko ku ijana. Nihaye icyizere cyanjye bwite ndumva 70% natayabura. 70% ntabwo uzayabura. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo, ariko turi mu kiganiro tuganire ku mizi, ku isoko Indangamirwa TV. Nshaka kubabaza, hari indi mpano mufite uretse iyo kuvuga imivugo? Nade, irahari?
twebwe dufite impano yo kuvuga imivugo, nibyo bintu niyo kuba dufite indi mpano ariko iyi mpano niyo twikomereza cyane, niyo muha umwanya munini cyane. Shadi nawe niko bimeze se? nanjye sibyo kuba mvuga umuvugo akaba ariyo mpano nshyira imbere cyane, no kubyina ndabizi. No kubyina urabizi? Urabyina none cyangwa uzabyina ubutaha? Ni ubutaha. None se hari akantu gatoya nshaka kubasaba, nta musizi utazi no kuririmba. Ndashaka uri sinzi hari indirimbo muziranye ngo turirimbire akantu gatoya mwayo majwi yanyu meza numvise. Indirimbo ijyanye n'ikisuku iyo ariyo yose. nigiye kuririmba indirimbo yo mu Giswahili y'Imana. Ekimeme masumu masi, ekimeme masumu masi, ekimeme yake katura masumu masi, ekimeme yake katura masumu masi, firabetu gemba, firabetu gemba, firabetu gemba, ekimeme masumu masi, ekimeme masumu masi, ekimeme yake katura masumu masi, ekimeme yake katura masumu masi, pesa petu gemba, pesa petu gemba, pesa petu gemba, ekikatura masumu masi. Aha, urakoze cyane. Nade nanjye kambagezeho indirimbo yo mu Kinyarwanda. Abatarutinya mwese muraho neza, abaterambabazi mwese mushize irungu, twaje kubabwira ihohoterwa rikorerwa abana ndetse n'abakuru. Nimuze twese turi karacitse. Nta kibazo uca rwose. Inshuti mudukurikiye, turi mu kiganiro tuganire ku mizi, turi kumwe n'abasizi n'abana bashimishije bateye ubwuzu. Yewe nasetse nishimye, ndumva ameze neza, kandi namwe nimureba iki kiganiro cyangwa bari kugikurikirana ndabizi muri bumere neza, kuko turi kumwe n'abana b'abanyempano kandi bameze neza bashimishije. Ndagira ngo dusoze, ariko mbere uko dusoze nshaka gutanga ubutumwa kuri bagenzi bacu, kuri bagenzi banyu bigana, ariko ku babyeyi, ku gihugu, n'undi wese mwumva mwaho ubutumwa. ngemereye ku bana bagenzi banjye, ubutumwa bwa mbere nabaha ni ukwiyumvamo icyizere ku buryo bagomba gukuza impano yabo. Nanone muri rusange ubundi butumwa natanga, buri mwana wese agomba kujya ku ishuri kuko ahakura ibyiza byinshi. Ndumva ntacyo. Yarakoze. Ngewe ku bana nabaha ubutumwa yuko bagomba kudashyira impano yabo, bakajya bayikorera ku mugaragaro, ntibagende ngo bayiheze iwabo gusa. Naho ku babyeyi bagomba guha abana babo uburenganzira cyangwa se umwanya wo gukora iyo mpano yabo. Kandi no ku barimu nabo nabaha ubutumwa yuko abana baba bagomba, abo barezi baba bagomba kuzamura impano z'abo bana. Murakoze. Hanyuma turi gusoza amasegonda yanyu, dushaka muse nk'abarebana mubwire akantu k'agakino mwaba mwarigeze mukina mu gihe mukiri bato cyane, mbese karahari mwakina hagati yanyu. Agakino bwoko cy'isuku. Ntabwo mbizi.
agakino k'ikinamico simbizi ubwo nyine mugiye kuvumbura none se cyane nta mukino n'umwe wo mu butoya mwigeze gukina urahari aha tugiye gukina agakino komera mama none se ko mbona wambaye neza ugiye ku ishuri si ubwo burenganzira urabufite icara aho ngaho ugira vuba vuba ujye kuza ibyombo ariko mwarimu yatwigishije yuko tugomba kuzajya tujya ku ishuri kandi ngo buri mwana wese afite uburenganzira bwo kujya ku ishuri ariko ibintu nk'ibyo bikuranga ubwo wabuze icyo ukora mu rugo icara agira vuba vuba ariko buri mwana wese afite uburenganzira bwo kujya ku ishuri ariko ibintu nk'ibyo ngibyo udatuma nanavuga nabi uburenganzira bwo kujya ku ishuri wabuze icyo ukora iwanyu oya ariko ibintu ndi kuvuga nibyo nubwo nakwicara ariko abantu b'abayobozi baza ubabwira impamvu natajya ku ishuri oya niba hajemo abayobozi ujya ku ishuri kandi ujye ku ishuri inshuti bakundwa bakunzi bacu dukurikiranye akaryoshye ntigahora mwitamo aba bana ndabasezeranya ko n'ubundi ni abana isoko indangamirwa tuba dufite kenshi tuzabagarura bongere batuganirire noneho mwasezeranije ko muzabyina Nadia azabyina danse moderne kandi yabyine danse traditionnelle nibyo rero bararikiye kuzongera gukurikirana ikindi kiganiro tuzaba tuganiramo n'aba bana njyewe wari wateguye kino kiganiro kandi kibagejejeho ndi Elise Nkiko Cyuma mugira amahoro Imana ibahe